abana. Ubundi definisiyo y'abana ivuga ngo abana ni umwana uturuka hehe? Ku Uwiteka. Uwiteka ubatanga. Ariko iyo batugezeho, kugira ngo ubumve neza neza, uzaje umenya ko abana ari abashyitsi bakenewe. Abana ni abashyitsi bagize bate? Bakenewe. Umushyitsi murumva icyo ari cyo? Ni umuntu uza yahatinda, yamara igihe gito, ariko birangira agiye. Niyo mpamvu tumwita iki? Ariko ukenewe. Umwana rero, niba mufite abana, icya mbere muzamenye ko muri abarezi, kuko abana ni abande? Abo Uwiteka. Icyo usaba ni ukugira ngo Imana iguhe ubwenge umenya kurera bariya bana. Noneho bariya bana kuko uzi ko ari abashyitsi, umushyitsi ntakaguteranye uwo mu rugo, kuko arangira agize ate? Ndetse abanyarwanda bo bavugaga ijambo ntari buvuge mu gitondo ngo aye ngo yuma vuba, kuko bizarangira atageretseho andi. Urukumva ko noneho niba abana tumaze kumenya inkomoko yabo, tukamenya uburyo tubafite, tukamenya ko bizarangira, yarega nanjye nari umwana, nonse ubwo baracyamfite, wowe wese ntabwo bakigufite, ubwo byabaye ngombwa kugira ute? Kugenda. Noneho bivuga ko abana baba umunezero wo mu rugo, kandi nanone bashobora kuba n'ikibazo cyo mu rugo. Barimo ibintu bingahe? Iyo abana tubishimiye, tugasaba Imana ubwenge, tukabarera neza, tukabona abana bari kugenda neza, bafite ikinyabupfura, bari bubaha, bakora inshingano, bazi icyo gukora, ukabona ari gukuza ubwenge, akagera n'igihe noneho atangiye kukunganira, biba byabaye byiza. Ariko arahindukira akaba ikibazo noneho gute? Iyo yapfiriye ku bibero byawe. Niyo mpamvu uzasanga mu kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo bakubwira ngo ni icyaha kitababarirwa kurera abajinya. Muri iki gihe cyacu cya none twamaze kwishyiramo cyo kuvuga ngo uburenganzira bw'umwana, ariko n'umubyeyi afite uburenganzira. Niba uri umushumba, inka zawe zashobora kujya kona, ugahagarara mu murima w'abandi, warangiza ukavuga ngo ubu ntawe ugikubita inka. Birashoboka? Ntabwo bishoboka. None ko kuvuga ko uriya mwana niba ari umwana uturuka ku Uwiteka, iteka ryose uzaje usenga usaba Imana kuguha ubwenge bumenya kurera uriya mwana, kuko wowe ntabwo wabishobora. Icya mbere, umwana arahindagurira, ariko wowe wamaze kugera ku kigero kimenya gufata ibyemezo ariko ujyanye n'igihe. Uvuga ngo ujyanye n'igihe, mumaze mu gihe. Umwana uri kurera ku mwana uvutse kugera ku myaka 3, wa wundi bavuga ngo ni igisekeramwana, ufite ukuntu umwitwaraho, ufite n'ukuntu umugorora, kuko niwe ugomba kwandika mu bwenge bwe, nta kintu aba yazanye, ahubwo niwe ubwandikamo. Nuhera ku myaka 4 ukageza ku myaka 6, uriya mwana ni wa mwana ushaka kwiga, yigana, akora ashaka, ku buryo nusigana ikintu uruhande ushobora gusanga yanafunguye n'imashini ari kureba ibirimo imbere impamvu bikora. Na niyo mpamvu uzabona umwana nk'uriya, iyo uje uri papa uri mama, araza akakuyambira ukavuga uti umwana arankunda, agahita afata agakapu akagusiga, agahita yiruka mu nzu. Ikintu agiye gukora rero ni ugufungura byose areba, harimo ibimeneka, harimo ibimutema, harimo ibiki. Icyiza rero ni kumubwira uti nubwo ujyanye agakapu harimo ibintu bimeneka, ubu uretse ndaje mbikwereka, kandi nimubibwira nugeraho bimwereka. Nutabimwereka ayo matsiko azabaho. Uzabona ibikapu by'abagore amashini yaracitse, kuko arafungura agahita akubita yahiye, imashini ikaba iracitse, ibirimo byose akajugunya hejuru, ku buryo niba harimo n'ibyangombwa ushobora no kubigura, cyangwa hakagira n'impapuro zishinzwe. Abatangiye kugira yo kuvuga. Nurangiza ukagera ku mwana w'ishuri, ugahera kuri iriya myaka 7 ukaza kugera ku myaka 11, uriya mwana ni umuvumbuzi, uriya mwana
ntabwo ndi bumwite umunyabibazo, ni umwana ushaka kumenya ku buryo ashobora kuza kukubaza n'ikibazo ukakibura, ukabura igisubizo. Ibyiza rero umwana ugeze kuri ya myaka 7 kugeza 11 nakubaza ikibazo ntuzihutire kukimusubiza, kuko kikubajije hari ubundi bushakashatsi yashatse, hari n'abandi yaganiriye nabo, hari icyo ashaka kukumenyaho. Ahubwo nubona ikibazo cyawe kigukomereye, iyo kumaze kukubaza uritonda ukahita umubwira uti ariko ubundi wowe uragitekerezaho, ashobora kuguha n'igisubizo utari gutekereza kandi akagusubiza naho usubiza ikitari. Bamaze gukora ubushakashatsi, yamaze kuganira n'abandi, kandi iyo ugize amahirwe abageze mu gihe cyo gusoma, ushobora gusubiza igihabanye n'igisubizo, ushobora guceceka akakubwira ati ariko urakishe, reka nkubwire igisubizo. Iyo amaze guhindukira akavuga ngo papa nawe ubwo muri kumva ubwo burere ugomba kugenderamo, waba warize waba utarize, ntukazabe munsi y'umwana, kuko burya hariya ku ishuri baje gutanga umurongo w'ubwenge, ariko ubwenge turabuvuga. Ugomba guharanira kuzamura ubwenge bwawe, ubuzamura ute? Abafite amahirwe barasoma, abatayafite baza hano bakiga, dore dufite amahirwe y'itorero ryigisha. Burya ikibwirizwa cyo barakwigisha ukavuga ngo amena mugataha, ariko iri torero ririgisha. Haranira kwiga, kuko inshingano ufite ni ngari, irenze ibijumba n'imyumbati ugaburira, kandi ni wowe uzaha bariya bana amahirwe yo kuzaraga ubugingo bwawe, ni wowe, kuko ni wowe mwarimu. Noneho nurenga imyaka 11 akahera ku myaka 12, reka tumuzamure tumugeze ku myaka 19, uriya mwana tumushyira mu cyiciro. Iyo amaze kugera ku myaka 15 abaza akakubwira, abaza ashaka kukwikubaho, abashaka kugenda gufatirije ku bitugu, abashaka kukubwira ngo rata wowe uwanjye. Icyo gihe bamaso. Ariko hari ababyeyi bamwe, niba muri guhungura ibigori cyangwa muri kugenda ukabona umwana w'inkumi w'imyaka 14 ashaka kugenda gufatirije ku kaboko, hari ababyeyi bakora ikosa akahita avuga ubu wimvuna ariko nanjye ndananiwe. Umenye ko umutaye, kandi ubikora rimwe kabiri ntabwo azongera. Ubwo hari ahantu muhaye umupaka. Niyo mpamvu uzabona abana bacu bagira kuri kiriya kigero, niba warakoze ako gakosa ntabwo akikwegera, amakuru yari kujya kuyashakira ahandi, kandi yarazi ngo aje kukubwira kuko yarakifata inshuti. Narenga hariya rero akagera kuri ya myaka 15 kuzamuka, ihera kuri 14 kuzamuka, uriya mwana tumwita umwana w'umwiyahuzi, tumwita umwana w'agasuzuguro, tumwita umwana ushobora kuba yagira ikiganza akabona ko afashe isi yose, gufata isi akabona ko ubuzima bwe ashobora kuburera wenyine nta wundi uburimo. Niyo mpamvu uzabona uwo mwana kuri icyo kigero ashobora guhagarara kuri iki gisenge akakubwira ati muntegere nsimbuke hano, kandi akazi yavunika, kuko ubwenge bwe bumeze iki gipapuro ushobora gushyira mu mazi y'ibase cyangwa ikibabi, noneho ugatereka iriya base hanze hakazamo umuyaga. Iki kibabi nta shikizo kiba gifite, kirazenguruka iyo umuyaga ugiye, kirazenguruka iyo umuyaga ugiye. Niho hahandi rero umuntu ugomba kuba maso, ashobora kugira inshuti mbi, kuko kiriya kigero ni cya kigero tuvuga ko harimo kurokoka k'umwana cyangwa kwangirika k'umwana. Iyo utabaye maso wowe mubyeyi rero, uriya mwana ashobora kwangirika hariya. Niyo mpamvu uzabona n'igihugu cyacu cyangwa itorero rikubwira ngo umwana ntabwo agomba gushaka mbere y'imyaka 10, mbere y'imyaka 21. Twebwe dutekereza ko, ndetse haba n'igihe tugiye kwiba imyaka twumva ko ibyo nibyo yakora, cyangwa wamara kumenya gusoroma icyayi ugasoroma ibiro byinshi, waba uzi guhinga umwumbati ukumva ari sawa, ariko mu mutwe hari ikintu kiba kitari cyubakika, kuko uba ukijarajara. Ushobora kuja mu kigare iyo kigiye ukajira. Niho handi uzabona abana biga kunywa itabi, ukabona abana biga kunywa inzoga, ukabona abana biga kuvuga. Sinzi niba muri iki gihe abana bakigira imiseke, bakaja inama
ijambo baje kurivuga bakakubwira ngo turaja dutangira ku nyuguti y'inyuma tugaruka imbere, noneho ukaja kumva, kuko njye nabaye no mu burezi cyane, ukaja kumva imvugo y'abana mu gihe wakerewe cyangwa ashaka kukubwira ngo ihute tugende, ahita akubwira ati shira ayo maguru mu mufuka tugende, ubwo ashatse kukubwira ngo gira uti ibuka ugire gute bwo kibyibuka cyane, ariko kubera nkunda kuba mu gitsinda cy'abana mugomba kumenya, noneho rukumva ko niba ugiye kurera abana mu ngeri zitandukanye kuriya, wowe ubwawe ubwenge bwawe bugomba kuba ari ubukire. Ubukire si amafaranga, ni ukugira ngo ubugaburire uhore umenya ikigero umwana agezemo. Niba umwana w'imyaka 0 kugera kuri 3 akora ku kintu ugakubita intoki, nibyo arakireka kuko azi ko kimubujije, ariko nagera ku myaka 4 kuzamuka akagera ku 6 urahita umubwira ati iki ni kibi ukikozeho cyacika. Urumva utagiye ku mwana atumva, fata umwana w'amezi 6 yatangiye kumera amenyo akakuruma ku ibere, iyo umuhanye noneho wundi w'amatsiko, noneho ikintu mukorera ni iki, biba ngombwa ko nawe ufunguka mu bwenge, tangira umubwire ibintu, ndetse hari n'ibibazo baza kutubaza tukaba ngombwa ko tuba babeshye kandi atari byo tubeshya benshi. Kandi iyo utangiye kuja ubesha umwana, icya mbere reka ntangire kucyoroshya, papa ugiye hehe? Ngiye ku kazi. Papa tujyana, bamubwira oya sigara ndakuzanira bombo, niba bavuze ngo bombo, niba bavuze ngo biswi izana, nubivuga kabiri utabizana, ejo numubwira n'ikintu azavuga ngo papa ni umubeshyi. Icyo kintu kimwubatsemo n'ikintu kizima uzamubwira. Niba ntayo uri buzane, nubwo yakubwira ngo unzanire bombo, umubwire ngo oya ntabwo ndi buyizane, asigara azi ko utari buyizane, ariko nanone bamuhakaniye kuyizana. Niba wabyemeye yizane, naho wihakana ngo wongere ngo yizane, oya, kuko ni wowe uri kumurema kugira ngo ubwenge bwe bubashe kuzamuka. Aho ngaho rero iyo amaze kurenga ya myaka 20 ubwenge bwe butangira guhama, ntabwo waba ukizenguruka, abatangiye kumenya icyo gukora, abatangiye kwiyobora, abatangiye ntabwo ikigare ntabwo kiba kimubashije, niba kitaramwiciye hariya abatangiye kumubwira ngo, ukabona umuntu amanutse hano ageza, ugahita wumva mugenzi aramubwira ngo tuje kumuramba, akagenda kandi ntabwo ariho yaraye. Icyo gihe abatangiye kukubwira ati oya ntabwo ariho naraye. Ubwo ukumva ko batangiye kuba umuntu muzima uhamye. Niyo mpamvu iyo ugiye gushaka ugomba kuba ufite ubwenge buhamye, ntabwo ari ugukura gusa, ukura mu gihagararo, ugakura no mu bwenge, ugakura no mu budahemuka. Niyo mpamvu bakubwira ngo dushake abo duhuje iki kwizera. Na Bibiliya mwabonye ko hariya twatangiye baravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Ntabwo ari ukumusiga ngo utazamuha umubyizi, ntabwo ari ukumusiga ngo utazamuha amafaranga. Niba ari wowe wamurebereraga ukomeza kubikora, ariko kumusiga ni uko wagiye gushaka ukuze mu gihagararo no mu bwenge. Ugomba gushyiraho amategeko ayobora urugo rwawe, utayavomye kwa papa, utayavomye kwa mama. Mama atakubwiye ati ibi nibi, yego nibaguha inama ariko izo kubaka, kuko n'umunyarwanda yaravuze ngo ntawe ushaka kuko ise yagize ate cyangwa nyina yashatse. Niwo kuvuga ko birahabanye, njyewe ntandukanye n'umukazana wanjye, nawe utandukanye n'umuhungu wawe. Bivuga ko ikiza itegeko ryafashe iwawe rikaba rikubakiye, ndetse hakaba intangarugero uriteruye ukaritereka kwa mwana wawe, ushobora turi kubyumvikanaho. None ubwo muri kumva ko kurera umwana ugomba kugira intumbero imuremamo kuzaba umuntu ushitse. Niba utangiye urakira, niba utangiye mu gitondo, niba utangiye mu buto bwe, mutangiye kudasenga, umenye ko icyo cyuho urakinjije, azamenya ko umushobora gukora. Niyo mpamvu uzabona n'ikintu baturesherezaho hano mu itorero, bakubwira ngo umwana namara kugera imyaka 5, 6, 7 atangiye kuja hariya kuri école primaire, ukazongera kumutangira icyacu, atari uko azaja kugishaka. Ntukazongere no kwandikisha ngo umuryango wande, umuryango wa William 70, Madame 50, bariya bagakuru bagatoye, bariya abana bawe uzongera kubatangira icyacu.
ntuzongere kuvuga ngo ni famiye, ahubwo niba uzi ko gakuru ari butange bibiri ukamenya ko gatoya ari butange bibiri, tangira ubimwigishe. Nimugera hano mu rusengero umubwire uti uyu munsi turatanga icya 10 uyamuhe, wowe umukurikize ijisho urebe ko agiye kumubwira, amenye ko burya cya 10 mwamubwiye ko hari ikintu mutanga icya 10, azagenda amenya ngo ni icya 10 gusa, amenye izina. Bizarangira kubaje ngo ariko papa ngo icya 10 ni aho ngaho uzaba umaze kuba umwarimu rero ugiye kubimubwira, ariko mutoze ko umubwira uti turatanga icya 10, icya 10 turagitanga he kwa runaka, umubwira izina, niwe mubitsi wacu. Kandi iyo bamaze gutanga icya 10 baguha agapapuro, arahita agenda na fiere nyinshi, yumve ko bamuhaye resi, araza yihuta papa bamuhaye resi. Aho ngaho hari ikintu uri kumuremamo. Naho nidukomeza kwandika ngo famiye, uriya mwana azarangiza primaire, arangiza secondaire, arangiza kaminuza, aje no mu kazi nta kintu wamuhaye. Hari ikintu azi, hari ikintu wamwubazemo, ariko uwo muco turawufite kandi maze kumugaza abana bari. Ukumva ngo muri urusengero dufitemo abarimu 3, dufite abagitifu 2 uw'umurenge n'uw'akagari, dufite ngo ariko ntabwo batanga iki, ntabwo babyigishijwe. Kandi ngo ni umwana wa pasitoro, ni umwana w'umukuru w'itorero, nyina amaze mu budiyakoni, ni umuririmbyi, ni biki, habayemo icyuho abana. Ubwo urwo ni uruhande rumwe kugira ngo abana batubere. Uruhande rwa kabiri bashobora kutubera ibibazo tumara kubyara abana, niba ari umuhungu, niba ari umukobwa, hakagira abana nyina ashobora kuvuga ngo aba mbiyumvamo, nase akavuga ngo aba bamwiyumvamo, ugasanga tugiye kurema za batayo n'inzivuga se ababyeyi bacu barayumva, tugiye kuremamo amatsinda mu rugo. Rata mwana wanjye ngo nkubwire, ise nawe akajya hariya, uze kumbwira abantu bageze mu rugo akaba umurinzi wa nyina. Bibaho se? Hari famiye nabonye akaba umurinzi wa nyina, akavuga ngo papa hano hageze abantu bakafita mwe, ngo nkubwire sha, akamufata akaboko ngo nabonaga bari kuvugana na mama. Ubwo bigatangira bikagira bati umwana wawe uramwishe burundu. Niba hari n'ikibazo wowe n'umugore, sina ngombwa ko kinagaragara mu rugari, mufite cya cyumba mukinga. Burya nubwo ibyumba byose byaba bidafite inzu, tukaba dukinze uriya muryango n'uyu, ndi kumva urugi rwa mbere duharanira ni kiriya cyumba. Kandi nimukigeramo njyewe nawe turi kuvugana, si ngombwa ko ijwi risohoka hariya. Nidushaka dushihurane, nidushaka tugire gute, ariko abana tubarekere ubwana bwabo two gutangira kubikoreza imitwaro yacu mu gihe cyo kutayikorera. Hari ababyeyi bikoreza abana imitwaro yabo, bakabambura ubwana bwabo, gukina bikarangira, kwishima bikarangira, kubera kandi mwamara gukemura kiriya kibazo ntimubazane muri mudu mubabwira ngo cya kibazo cyarakemutse, wangirije ubwenge bw'umwana. None uyu munsi hasigaye hari abana ba mama n'abana bande ba papa. None ko nugira n'ikibazo n'umugabo ntimunagikemure, wenda hari n'ibibazo bidakemuka, noneho hakaba hamaze kubamo iriya batayo. Ejo n'ejo bundi ko tuvuze ngo ni abashyitsi bahire kandi b'abagenzi, nibamara kugenda mugasigarana mwembi, ninde uzakinga urugi, ninde uzarukingura? Ese niho muzatangira umubano mushya? Niho handi usigaye uvuga ngo ngo kabutindi bahangaha, kandi urashaje, ntaho wanakuze, nta n'iki. Abana ntibakaduteranye kuko nta bashyitsi bagira bate. Cya kabiri, hari igihe dushobora gupanga tukavuga ati ubuzima burakomeye, cyane cyane abasizi kubona ari abakobwa, ati ubuzima burakomeye, none tuzabyara abana 2, tuzabyara abana 3, wabona byaye abana 2, ariko ubundi kubona abana bagiye ku ishuri nta gahunda. Niba uri bubyare, byarira rimwe, uruhukire rimwe, umubiri wisubize. Ngo njye ntabwo nari nabyiyumva. Yego, mu mutwe hakabamo ntabwo nari nabyiyumvamo. Bwaca mu gitondo kagapire warakibagiwe, karashize uri kuvuga ngo nzajyayo nyuma ya weekend, gahita yikubitamo, washaka ukajya kuzana andi mapirire ukabinyweraho, ariko ukajya kumva hari ibintu byahindutse, ugatangira kujya avuga ngo uyu mwana ntabwo yari ari muri gahunda. Wowe muri wowe ukamutwita uzi ko atari muri gahunda, n'umugabo akakubwira ngo
twavuganye ngo iki, burya umwana yinjira mu mwari mubizi, niba muzarebe umwana wa mbere, ni gake ko umwana wa mbere ataba mwiza. Umwana wa mbere agira imico myiza, umwana wa mbere nta buriganya agira, umwana wa mbere yumva ko ibintu byose ari amahoro kubera ko mwamutwise mu mubyara ari umutekano. Ariko uzaje kumugereranya n'umwana wa gatatu n'uwa kane, aha nimutagira kuba nkakuraho ayo makungu. None siko ndi kumva mu ariko ntabwo uzaho ibitaro biri kandi mbere wafataga n'akaboko kubwo hafi no kugwa. Noneho ugasanga abana bacu bashobora kwangirikira iwacu, ahubwo tukabakeneraho umusaruro tutigeze kubaha imbuto. Utashize imbuto mu butaka waje gusarura bibaho. Ariko icyatumye mvuga ngo ni ikibazo, haba igihe dupfuye abana mu rugo, akana gato gakoze ikosa, uyafashe icyemezo ati ndamuhanye, nyina akaza atanze amababa ngo rekera umwana. Ofisi umaze kumubwira ngo kiriya ni igikoko, umunyembabazi ni uriya. Nihaje haba n'ikintu araja yirukira kuri wa wundi kuko azi kuri ari iki, ari igikoko. Umwana ashobora kuza akavuga ati reba bodaboda zanjye zacitse n'ibiki, ati ariko wagiye kubwira papa wawe, yarangiza akabwira nta mafaranga mfite. Noneho burya dukunda kugira n'imbabazi cyane ku bana. Nyina yabona ko umwana we atari bugenda ameze kuriya ku ishuri, akaba yakwibohoraho amafaranga, wenda hari n'ibyo yari kujya kugura akaba bihagaritse, yarangiza uzi mvugo uherekeza ariya mafaranga, singahe ndayaguhaye, ubone wazitaye cyangwa zacitse nzarebe. Ubwo umubwiye ngo iki? Niba atari njye uziguhaye, nta wundi uzaziguha, maze kubuha umupaka kuri. None imvugo ihita ikubwira icyo uvuze. Kandi niba hari abana bacu, abana iyo akiri muto azi ijambo uvuze ryose azi kuriho ubusobanuro. Kandi koko nicyo umubwiye, tuziburiye kuri papa wawe, sinjye uziguhaye, ntuzite. Uzarebe buri mwana wese yari mu kibuga ari gukina umupira, hari umwana ugishira bodaboda hasi, azambara gutya mu kaboko, kubera siko baramubwiye bati uzizara mu kazi kuvuyeho. Kuko n'undi nawe azi ko baba bazimwimye, nawe agucunga ku jisho, mu gihe abamusimbuye akagucunga, ashobora kuzishyira gutya mu byatsi ngo amara gutaka bari buzitaha. Tugomba kubana amenge n'abana bacu bataha, ukareba ibintu azanye, ukamubaza ko ntakuguriye bodaboda zisa gutya uzikuye, kuko ashobora gutora umuco w'ubujura akawukurana, mu gihe utabaye vigilante akaba yabikurana, kandi ukagasanga umwana yaraguye mu cyaha. Abana baraduteranya, ariko kandi bakagombye kutubera umurunga. Uzarebe urugo wabyariyemo nubwo waserera gutya, abana bakakuzirika hari ukaba umurunga, mbese niwe murunga. Nanone uzarebe umuntu ashobora gupfakara akongera akishumbusha, kuko nta mugabo upfakara, burya yapfakara abagore, akongera akishumbusha undi mugore. Burya kaba kabaye akaga, bagabo reka mbabwire, kaba kabaye akaga. Ugiye gushakisha umuntu ngo wacuze, cyangwa umuntu ugeze kujya mu rugo akaba atarabyaye, cyangwa ukajya gushaka umuntu ngo ntabwo nshaka gusubira mu byahe by'abana, nibura niba ugiye kumuzana, uriya muntu umuzanye nk'umurezi, umuzanye kuje kugucunga, kuko ndetse umuca imyaka kandi wananiwe kubaho wenyine, ahubwo ni ukugira ngo aguherekeze mu buzima. Isengesho wakagombye gusenga, cyangwa wanamuzana, isengesho wakagombye kumvikana hano kumubwira uti basi dore dufite abana kandi bamaze kuba bakuru, nibura tuzabyara umwana, akaza yabyemeye, ntazashyiraho andi mananiza, cyangwa babiri niba ufite ubwo bushobozi. Impamvu ni iyihe kugira ngo abyare? Icya mbere, burya umugore wese agirwa umugore n'umwana, sibyo? Icya kabiri, ishimangiro imushyira muri urwo rugo ni umwana. Icya gatatu, isano azagirana nawe ni uko uriya mwana azamuhuza n'abana bakuru. Ariko aramutse atabyaye ukamutanga gupfa kuko wamuzanye ushaje, biba birangiye, nta sano agifitanye n'abahe. Ariko bariya niba barigishijwe neza, bazagira impuhwe za murumuna wabo. Hagati aho uriya nyina bazamwitaho kubera afite amaraso y'iwabo. Yego, none rero abana ntibakazatubera ikibazo, ahubwo abana bazatubera igisubizo. Ariko iyo tubareze nabi batubera iki? None iwanyu nta bana ba papa n'abana ba mama? Nta mwana ushobora kuba adasaba ise ikintu ahubwo akagisaba nyina?
nta mwana bashobora gutuma ngo genda uje kubwira papa akagira n'ubwoba kandi ari mukuru. Cya mbere bagabo, iyo muri kubona ibibazo by'abana bacu ariko turi kuza kubibasobanurira muba mwagiye hehe? Nuko hari aho umupaka mwashize ngo mva imbere waka hari amazina y'itutungo muja mubizi. Iyo bimubwiye kabiri gatatu ajya avuga ati reka nje kubituma papa, reka nje kubituma mama. Mama nawe yagera kuri papa ati ariko bariya bana bakeneye ibi n'ibi, kubera icyo ari we babibwira batabimbwiye banagiye. Wabahaye umupaka, tangira ubireherezeho. Nababwiye ukuntu numara kuba umusaza responsabilité bazayigukuraho bakayihagira. Mama reba kuri telefone nakanze akanyenyeri, sawa. Isakara yabona akazuba kakwisha gatutu kari kuza hano akakubwira ngo wakuha 500 y'ubusherara, none akora he? Akora he? Murakoze cyane. Reka tujye ku ngingo ya 8. Manza irese tuyitinzeho bishoboka. Reka tujye ku ngingo ya 8. Iyo tutumvikanye ku bana bacu tubaha umurongo ngenderwaho ibitandaro y'amakimbirane mu ngo zacu. Ingingo ya 8 rero, iyo umwe muri twembi yishoye mu biyobyabwenge, inzoga n'ibindi. Ibiyobyabwenge rero ntitutekereza ko binyura mu kanwa gusa. Ibiyobyabwenge ni ibiki? Ibiyobyabwenge ni umva, ni ukuyobya iki? Iyo umwe muri twebwe yishoye mu nzoga zangiriza ubwenge bwe, yego, kandi iyo ubwenge bumaze kwangirika urukumva wa murongo muzakomeza kugenderamo se? Icya mbere uba ikibazo kuri mugenzi wawe, icya kabiri nawe ubwawe wibera ikibazo, icya gatatu burya hari ibintu byangirika. None se ntamwari mwabona twebwe hariya Musanze rwose habaga hari ikintu kitagenze neza, habaye amakimbirane nubwo byaba ari 300 akabikoresha uwo munsi umwe, akagura imiguru 3 y'inkweto, akagura imyenda irengahe, ubwo uwo nawe aho niho ubwiyahuzi bwe buri. Ariko hari umuntu ushobora gufata n'ibihumbi 50 akavayo rwose biranye. 50 si byakora byinshi mu rugo, ariko ushobora kwicara hariya kubera ikintu ubwenge bumaze kuyoba, abantu bose usanze hari ukavuga ngo mwese babahereze. Umuntu ucuruza hariya nawe ahita kubara akahita atereka kese hano, kandi niba hari ikintu cyangiriza ushobora gufata bimwe irindi ukarishira hano mu maguru, irindi ukarishira hano batambutse. Umwe muri twebwe iyo yahutse ibiyobyabwenge amakimbirane aba yataye. Icya kabiri, ikiyobyabwenge cyose ntabwo kinyura mu kanwa. Hari n'igishobora kuyobya ubwenge kinyuze mu maso, kinyuze mu matwi, sibyo? Niko kuvuga ko kubaka ugomba kumenya neza neza ko ikigare urimo gishobora kuba gifite umurongo mwiza, kuko nta hantu hataba ikigare. Ariko ikigare urimo ese gifite uwuhe murongo? Hari abafite ikigare cyo kuja kunywa, hari abafite ibigare bya korale, hari abafite ibigare by'amasengesho. Ibyo byose iyo abantu bamaze guhura barenze umwe babiri, icyo tukita ikimodoka kigenda. Ese ikimodoka cyawe kiri kugenda gifite icyerekezo, abantu uri kumwe nabo muri kujya ni umuja umwe, ese ibyo wemera no kwizera bizakugeza ku ndunduro? Yego, niyo mpamvu hari principe ivuga ngo numarana n'umuntu iminota 30, 40, isaha utamukuyeho akantu k'ubwenge uzatangira ugabanya ukazamwange, ariko amasaha yo kubana nawe yagerure kuko ntacyo uzamuvoma. Niba uyageruye wowe bakuvoma, nawe bazakagerura. Tugomba kwiyubaka ku buryo ibiganiro byacu ntabwo bigomba guhera gusa mu kirere gutya, ugomba no kubaka ubwenge bwawe kugira ngo niba hari n'umuntu wakugezeho ashobora kuba koko atishoboye, si ngombwa kujya uhera umudahiye ibishyimbo, umuhaye iminota ya 500, umuhaye muha ubwenge, kuko barakubwira ngo kugira ngo uhe umuntu isi wigishe kugira. Naho twebwe twishimira ko mwamfungurira imbere y'ibishyimbo mwagera mutenga 500, muha ubwenge, bimuhe yo kujya kuburara, ariko muha ubwenge. Manzi ugende ku buzima bwe, se uturuka, ese mumeze mute, ese bimeze bite, nibibana ngombwa muhimbure. Biruta imigozi y'ibijumba. Ibijumba hari ibijumba bimaze kubita ngo ni kaje mu ndege, mubwira uti
kubera ko ashobora kuba adahinga, ariko kubera umuhaye imbuto uramubwira uti nzaza kureba ko nawe byeze nka ibindi byose, burya ashobora kuba afite amaboko ariko abuze hehe, nzaza kubireba ukuntu bimeze, azagira ubwo ati nasanga ntabibagaye, nasanga hagati aho nibimara kwera azabizana iwawe, si ibyo se azaba afatiye. Nicyo ushaka ko umuntu uje umuha ubwenge, sibyo? Yego, noneho urukumva ko ikiyobyabwenge cyane cyane cyamaze kuza mu itorero, ikiyobyabwenge kiva, telefone imaze kuba hirya ukanyura, telefone ni utayitunga itabyemera. Wari uzi ko hari abantu baje bagendera muri telefone akagwa muri rigore bakaja guteruramo? none waba uri kureba muri telefone se ukamenya ko wageze muri rigore? Hari abazigwamo da bakajya gutera ukajya kumva waravunitse ngo wavunikiye ngo navugiye muri rigore, ntiyasinze ntiyagize ati hari ugusinda kutari uko se, ukabona wambaye igiplatire kubera iki? Kandi iyi telefone urayifite yawe, witonze wayireberaho. Nanone uzarebe ukuntu imaze kudufata. Iyi telefone muzi ko ikorana n'amaraso, ubu wambaye ga ukafungura telefone ntabwo yafunguka, ikorana n'iki? Kubera imaze kudufata, kubera imaze kudukoloniza, kubera ukunda no kwitwara mu mufuka ikabyibura. Wari uzi ko ushobora no kuyisiga ariko ukajya wumva iri kubyibura? Wumva itaramaze kugufata se? Noneho hari n'ikintu dukora nta n'ikiza. Iyi telefone ni nziza pe, ni nziza, ariko uzarebe kenshi ushobora kuva aha ukagenda amasaha arenga 2 3 utari wunamuka muri telefone. Baje gusanga ingaruka zimaze kubamo, abantu bari kwangirika utu tugufa dutatu turi hano, kandi muzi ko uru rutirigo ngo bimaze kwangirika kaba kahagaze, muzi ko ariko kadufasha kohereza hehe. None abantu bose basigaye barabaye. Ejo bundi pastor ntibari kwibuka, hari umukobwa twazanye, hari umuhungu w'umunyarwenya rwose, kandi ibyo yavugaga wabonaga ari byo, ariko twarinze kuza tugera kuri base si isaha kuva Musanze atari yunamuka, ariko naje kureba kuri telefone ye nta message yari gusoma, nta niyo yari kwandika, nta n'ikigisho cyari kirimo, ahubwo yadondangaga ku masitati y'abantu agira gutya kongera akadondanga hariya kugira iki kintu kiri kukubakanira, si cyo twirirwamo se? Ubwo aho rero babandi uzabona bafite n'utu ekutere baba bari muri bansabi, bari muri bijiyo bijya, bari mu uri kumwinjiriza amafaranga, uwo uri gutakaza akazi kawe. Burya bariya abantu ntimuzatekereze ngo babakinira hariya ni ku buntu, twebwe tuba turi kubinjiriza. Ibyo wakagombye gukora bihagaritse, wowe uri kwinjiriza. Ni nk'aho wafata amafaranga ukayamuhereza uti njyewe narayakoreye yajyana. None mutekereza ko ari ubuntu babishyira hano? Burya ariko iyi telefone imaze kubitwibyabwenge, imaze kudusenyera imiryango, imaze gusubiza uburezi bwacu inyuma, kuko nta mwanya tukibona wo gusabana mu rugo. Kera twakuriye ku migani ya Bibiliya. Mwabana mwe ni muze mbabwire, muzi makepera, ubwo twaba dufite n'ikibuguzo cya Bibiliya, twaragikinaga rwose tukazenguruka rwa rugendo rw'Abayisiraheli, bakagera hahandi bivo bose, bakazunguruka umusozi wa Ararati, bakongera bakagusha hahandi bazamukiye kugira ngo bongere bakomeze urugendo. Icyo gihe ninde wabyigishaga? Ni papa, ni mama, ni mukuru wawe. Abana bose bya bindi bari barimo bose twagera kuri ya mukino, mwese mugategereza ko buri wese yabaga afite amabara yari bukinishe, kugira ngo turebe uri bugere i Kanani imbere ya bose, kandi byabaga bifite amanota. Ati njyewe nsindiye ku manota runaka, nanjye ntabwo turi buje kuryama ntari natsinze. Wagera hahandi baje kukubwira ngo ukaja gutombora, kuko twaga dufite amakarita, waje kugera hasigaye nk'intambwe 2 ugatombora ikarita ivuga ngo Mose arapfuye, subira inyuma, ukaja gutangira kuri 0, kandi waramaze kugira ngo ugiye kugira ute. None ubu umwana kwiga amasano mu rugo ntayo, nta mwana uzi ko uyu uvukanye n'uyu yitwa shangazi, uyu akitwa muyomba, ahubwo kw'ishuri turi mwarimu kazi icyo kizamini gihora kiza bavuga amasano, abana bagitsinda, kuko abana bose bazi ngo ni umuntu wo muri famiye. Noneho indimi z'amahanga zamaze gutumira, ni uwo muri famiye, ni anti, ni tonto, abindi. None azabikura he kuri wowe? Ni kaka,
ubu noneho byamaze kuba byiza, dore abasirimu bari kutwigisha ni grama, ni grapa, yashoje. Ariko hari akana ka musaza wanjye gaherutse kuza gatoya, gafite imyaka 5, kuko ababyeyi bacu barashaje mu kubona ko bari bakuru, ariko mukuru wacu nibo twahise tubasimbuza aba babyeyi bacu. Ariko ageze no kubera ise, kandi ntabwo babino bari baje muri vakansi. Ise yari yaramubwiye ko ise na nyina bapfuye. Ageze hano mu Rwanda bahita bamubwira bati uyu ni grapa. Ndavuga atoya, papa yambwiye ko grapa ntawe abaye grapa. Kandi urukumva ni convention twageze kugira ngo bababyeyi, ariko umwana kubera ise, reba umwana uba muri Canada ageze ino baramubwira bati uyu ni grapa. Ati papa yambwiye ko grapa ntawe. None se yabikuye, yarabiroze. Ariko iyo atabimubwira yari kugenda avuga ati nabonye grapa. Grapa se bakeshe grapa muri kumva icyo ari cyo. Grapa muri kumva icyo ari cyo ni sogokuru. Mumbabarire cyakora. Ariko mumbabazi, simbasabye imbabazi ko mutazimpaye. Ni sogokuru. Urukumva ko amateka turayahabwa. Niba nta ibindi byose, ubwenge bwose turabuvukana, gusa amateka niyo dusanga imusozi. Iyo utagize umuntu uguha amateka ntabwo wayamenya. None twebwe tuhugiranye mu gushaka amakayi y'abana, mu gushaka minerivare, mu gushaka ibiryo by'abana, mu gushaka imyenda y'abana, ariko hari ikintu turi kubima kandi cyari kuzabaherekeza hehe mu buzima. Buriya abana bacu b'abakristo bakagombye kumenya n'amateka ya Bibiliya, bakamenya na ruriya rugendo rw'Abisirayeli. Ese n'ubu nshobora gutomboza umuntu hano, Abisirayeli bageze mu Egiputa bate? Aho bumva igisubizo. Kubera icyo Abisirayeli bari mu Egiputa? Ariko nasaba akaboko hejuru. 1, 2, ntabwo muzi impamvu bagiyeyo. Iwabo bari barashoje n'inzara. N'inzara, nta ntambara yabajyanyeyo, ahubwo ni inzara. Bagiye guhahirayo ku bwa Yozefu. Muzi ko bene nyina wa Yozefu bagiye guhahirayo. Yozefu yaramaze kuba minisitiri w'ubukungu, asaba umwami waho ko yazana umuryango we akabatuza, abaha urwuri naho kuragira. Nicyo cyabajyanyeyo, ntabwo. Niyo mpamvu mwari muyizi, muzayikura he? Amateka. Muzayahabwa nande? N'uyazi. Ninde uyazi? Ni papa na mama. Ni mu itorero, wa wundi wigisha abana agomba kuja avuga amateka. Ntituzaje tuvuga ibya Nsabi na kakajwi. Oya, dufite byinshi byo kuvuga kandi by'ingenzi bishobora gufasha buri muntu wese, sibyo? Ubwo twari tugeze ku cya kangahe? Cya 9 kivuga ngo iki? Harya si ibiyobyabwenge? Yego da, ni ibiyobyabwenge. Noneho ibyo biyobyabwenge murukumva ko kenshi dukunda kwihagaraho tuvuga ngo twebwe ntabwo dufata ibiyobyabwenge, ariko bivuye mu binyura mu kanwa, ahubwo bigeze mu binyura hehe? Mu maso no mu matwi, kuko ubwenge turabuyobya. Telefone iri kuyobya ubwenge, inzoga iri kuyobya ubwenge. None twakora iki? Twagabanya frequency ya telefone. Ureke mbabazi. Twese dufite ukuntu dukunda. Hari indirimbo wakunda, hari ibiryo wakunda, hari n'ibindi wakunda. Wabirya amasaha 4, 5. Birashoboka. Ariko telefone ushobora kuyunamamo amasaha angahe? Ese murambwira ngo nta bwenge bwayobye? Wari uzi ko uriya muntu unywa inzoga ashobora kubura n'amafaranga uwo munsi ntayinywe, cyangwa bamusengera bakamuha rimwe, ariko telefone imaze kwimbika kuruta ikiyobyabwenge kindi? None bavendesi, ntabwo ikiyobyabwenge kiri iwacu. Kandi iyo kibaye iwacu, murukumva iyo ubwenge bumaze kuyoba, nta kizima kizamo. Amateka y'iwacu turayibagirwa, uburere turabigira gute? Noneho cyagera no ku biyobyabwenge, ya ngingo ya mbere twatangiriyeho igahita ifunga iwacu, yitwa ngo iki? Amakuru. Gutanga amakuru. Wayatanga ryari wunamye muri telefone? Ubwo ibyo byose bikuriraho ugasanga byaravuye. Reka turebe noneho. Kenshi na kenshi mu miryango yacu, uburenganzira cyangwa emancipation de la famille,
uburinganire, urakoze. Uburinganire busigaye bwaramaze gusenya ingo. Byonyine izina kuryumva ngo uburinganire, nta n'ikindi gikurikiyeho, umugabo ahita afungiraho, umugore nawe akazamura intugu. Uyu munsi ni umunsi w'abagore, umenye ko ariwo uri musasa ukanateka. Kandi mupfuye iki? Ijambo gusa. Mu bikorwa ugumye uri umugore, uri kubyara, uri guheka, ariko gusa ijambo ryamaze gukubita mu mutwe ritajishenjagura ubwenge. Uburinganire, uburinganire bavandimwe, turi abakristo, tubwumve mu yabo. Uburinganire ni ukuvuga ngo wishyira amaboko mu mufuka, ahubwo hagarara ku nshingano zawe, nawe ahagarare ku nshingano ze, uhuze amaboko. Ubwo bwuzuzanye se? Muhuze iki? Ariko niba warushe ukaruhira mu nshingano zawe, wizurura ngo uzamure umutwe uremereye. Nahinze, nahetse umwana, natetse, ni inshingano. None bakugire bate? Nusanga bari kuguteramo imiyaga bakanagufasha, uzamenye ko ari inkunga baguhaye. Kuko abagore dusigaye twaramaze kuzamura intugu. Ubwo nandi gusasa se ngo ubwo buriya guteka byari mu muco wacu wa Kinyafurika ntabwo byari byaba. Ibyo mada, uyu ntabwo yaregera igihe cyo gusasa. Wonsa, waza wanyagiye wikoreye, gusasa birakureba. Nanagira n'umutima mwiza akanasasa, umenye ko ari ubufasha guhaye. Ariko nabikora umunsi umwe, umugore uramuzi, umugore umugabo ashobora kuza yihuta akavuga ati uko byakoze tuvuye mu murima, harananiye. Ugafata ishoko ukasa agati kangana gutya, ejo muzabwira, nutaza kwasa n'agashara azakubwira ati ko mutatetse, ko mutaje kwasa. Ntabwo ngiye kubateranya pe, n'imvunire, kugira ngo buriya buringanire bubeho bwuzuzanye. Ikintu cya mbere tugiye kubaka mu mitwe yacu, manza wemere icyo uri cyo. Kwemera icyo uri cyo ni ukuvuga ngo iki? Nyurwa nuko Imana yakuremye. Imana yandemye ndi umugore, nta mpanuka yabayeho, nta gihano gihari, ahubwo kuri njye, mureke mbabwire principe yatumye nshobora ubugore njyewe. Kuri njye ndi igisubizo ku mugabo we. Nubwo yanjujubya gute, ndavuga nti ntacyo bishire bije, kera Imana yandemye ndi igisubizo. Kuko yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba, iyo hamaze kuboneka ikibazo, ubwo ikigiye gushakwa ni iki? Kuri umwarimu hari umwana ushobora kuguha igisubizo utatanze ikibazo. Ndi igisubizo. Iyo maze kumenya ko ndi igisubizo, ngomba guhagarara kuri uwo mwanya kandi nkamenya ko ndi butange igisubizo. Manza wemere uburiwe. Bagore, nitwe bikunda kugora. Manza wemere ko kuba uri umugore nta mpanuka ihari, nta cyaha cyabayeho, ahubwo ni Imana yahisemo kuba umugore. Icya kabiri, numara kwemera ko uri umugore, Imana yaguhaye ibishoboka byose byo kuba umugore. Nanone hari n'akarusho dufite abagabo badafite. Ntangane ndabivuga. Umugore afite impano umugabo adafite, impano yitwa kwemeza. Ubu nshobora guca mu mizi nkakubwira, tukajya inama, kandi nkabijana mu mvugo nziza, bikarangira nkwemeje icyo nari nshaka kugeraho kandi kikagerwaho. Tanga urugero rwa hafi. Muri kubona ko ubu imvura iri kugwa. Ushobora kuba wambaye bote, ukaza wananiwe, warangiza ukazikandagiraho. Nta mugabo ujya wunama ngo akandagira hano inyuma akarukuramo, akajugunya hariya. Gakuru nzanira isuka mbiri cyangwa ziri hafi ukakandagiramo. Umugore yaje kumva ziriya bote agatangira kugira amaguru. Kandi umugabo ari kubona nta gahunda afite yo gukaraba ariya maguru. Umugore uzi ikintu akora, ntabwo ari mubwire ngo ariko iki cyuka turakijana muri nubikora urabukoze mu jisho. Wowe kora ubumenyi. Umugore agomba kugira ubwenge burenze, kora ubumenyi. Ntituja gushusha amazi kandi uyazane no muri base, kubera inzu yacu irimo sima. Uzane n'agati ko gukandagiraho, umubwire uti ndi kubona oya muzavuge ngo she
utari warigira uzarireke, mwita uwo ari we, mwita uwo ari we wije guhindura, sibyo? mubwira uti papa gako, ndi kubona rwose uyu munsi wanegekaye, ahantu mwiriwe mwakoze byinshi, ariko utu tuzi turashushe karabo kandagiyemo rwose, dore morale ari burara, kandi wowe uri kwikiza iki? kandi wowe uri kwikiza iki? ariko ubu nshobora gutaha naba nafite za nkweto ziri hehe mbabwire izina ryazo? ninde uzifite ra? oya, barizi za zindi zitwa mwamini. ninde uzifite ra? yego, ziriya nkweto rero zitwa rubanda bagira. ziriya nkweto zishobora kujya mu murima, ushobora kuva mu murima ukazoza zikajya mu nama, ushobora kuvayo kwa nyuma ukazoza zikazaza mu isabato nta muntu uzayo, ariko yazanye izi bodaboda yazogeza baravuga ngo ujya witwa, batangiye kuja yazana bodaboda, ariko ziriya zo ni pasiparutu rwose, kandi ukaba warimbye. ariko nshobora kuva mu murima rwose buri mirongo ugeza kubita iriya nikoze ibijumba ni kugira ngo utabana, namara kugwa agaciye umugongo uracitse, ngo ndarushye. hanyuma ugafata, hari abantu baje babika akadeyi kamaze gukoma, karamaze gukoma ari utudodo gusa, ukabona ahunguye uburimi, we ngo ndananiwe ngo nsodesha, ngo buriya buri mirongo ugiye hehe? uwo mugabo yibeshye amubwira ngo jya gukaraba, icyumweru kizashira ari induru. niba kuvuga ko nsanzwe ntakaraba, usanze ndi umunyamwanda muri uru rugo, kuko uriya mugabo we nta sitarateji afite ikurura kugira ngo ubikore mu buryo bwiza, kandi ntawe urabutswe. muri kubyumva noneho? rero buriya buringanire kugira ngo tubushobore neza neza ni ubwuzuzanye. hagarara ku nshingano zawe, nawe hagarare ku nshingano ze. bavandimwe, turi abanyafurika ariko turi abakristo. noneho buri muntu wese yuzuze inshingano ye ku neza, atarakaye, atabonye ko undi yamutereranye, atabonye ko ari we uvunika muri urwo rugo, ahubwo bikore kutagiye kwimuka, kuko umuntu ugiye kwimuka niwe utondera ibintu byose ku mugozi ngo atagira icyo asiga. oya, n'ejo uzakora, kora ibyo ushoboye, ucunge umubiri wawe, kuko uyu mubiri urakomeye. naho nutangira kujya ukora ugataha kujya kunama mukuru kugira ngo uzamenye ko upfuye burundu. abagore bakunda kwigora, agakora imirimo udasiga inyuma, kandi n'ejo azongera agakora. oya, ihe n'ikiruhuko cy'umubiri, uruhuke, nibura akora bike, ariko ubishyire kuri gahunda, n'ejo uzakora ibindi kugira ngo n'umubiri wawe ubone umwanya w'ikiruhuko. uzi gushakana n'umuntu akurusha imyaka 2-3, mwamara n'imyaka 15 bakajya bavuga ngo nguyu niwe mama wawe, ubwo warashaje, waradede, warashize. ibivuga ko, kandi reka mbabwire irindi banga, muramuzi ko abagabo nta n'imbabazi batugirira. ushobora no kuza uri kwikwega, yarangiza akakubwira ngo nzanira amazi yo koga, kandi ari kubona rwose kuko ni wowe ugomba kumenya, ni wowe ugomba no kwimenya, kandi umenye ko uyu mugongo ushenguka uko utubyara buryo ugenda ucikamo insinga. naho nutegereza ngo bazakubwira ngo ngo ndi kubona disi ngo wababaye, ahubwo niwe ugomba kwiyubaka kandi ukimenya. abagabo bacu rero nabo nibahagarare ku nshingano zabo, ntiyibabazwa nuko ari gukora inshingano ze. ninjye wishyura minerivare, ninjye ukora ibi zawe, nyine ni inshingano zawe. gusa icyo dushaka, duhana amakuru, tumenye ngo uyu ari gukora ibi, turi gukora ibi, turi guhuriza aha. niduhana amakuru ibintu bizoroha, niduhana amakuru ibintu bizoroha, uzanyurwa. nta nubwo uzavuga ngo amafaranga ngo yamaze ntabizi, kuko uzaba uri kumenya umuyoboro ari kunyuramo. icya mbere ni iki? icya cyenda si tugishoje, uje ku ndunduro. ababyeyi tuvukaho bashobora kutubera ikibazo. ababyeyi tugira gute? bashobora kutubera iki? bivuga ko muramukazi wanjye, muramu wanjye, mabukwe, databukwe, nyirarume, nyirasenge, wande,
w'umugabo ashobora kuza bakaba ikibazo mu rugo rwacu, bikaba intandaro y'amakimbirane. Kimwe nanjye aho tuvuka, icya mbere icyo dukora ni iki: mabukwe iyo ageze mu rugo hari ikibazo gihari ashaka kuvuga, agasanga umuhungu atari agisubiranayo, kuko yaraje kukibwira ntawe asanzeyo. Nanagera mu nzira bati urihuse unabasa ngo ntabo nsanzeyo. Noneho niba namusanzeyo, uyu akabana azi ngo ari kuganiriza mukecuru, ari kuganiriza muri salo, icyo kibazo ntabwo kiri buvugwe. Yaba ari bunaharare baracecetse, uyu akabona ijoro riraguye, we twari ngifite icyigisho mu gitondo, ati mureke dusenge noneho tuje kuruhuka, ndi kubona bwira. Bati bamara gusenga, uyu akahaguruka akagenda, ikiganiro kikimbika n'umuhungu, kubera uyu amaze kugira ate ikiganiro mwimbitse. Icya kabiri, hari icyo yaje kuvuga, iwacu ntabwo twejeje ko dufite inzara, twari dushaka kakawunga. Uyu muntu rero, niba hari icyo uri buhe mama wawe cyangwa papa wawe, nashaka abe yakikubwiye uyu adahari atari kumva, cyangwa baguhamagaye kuri telefone, cyangwa mushaka kuza iwabo, ntuzakire ayo mafaranga yahenze, mujyane cyangwa umutume umubwire uti rero ababyeyi kubona muri iki gihe cya none bari mu itumba, uko byaba kose bashobora kuba bakeneye iki yo kurya, wowe ni iwanyu ariko amafaranga yawe. Uyu nagerayo ikibazo ntabwo bakimubwiye, barakikubwiye, ariko abonye umukazana ari we uyaza, akavuga ati kaka rero ayahahishe, dore hanze ubu ndi kubona ibintu bitageze, none ayasanga ko ayahahishe. Umukobwa wa avuye kuba umukazana ahise aba iki? Umukobwa. Ubwo rero kubera uwo muyoboro wowe uwuciye, uriya mwana azahita abarwa mu bana. Ubutaha nanagaruka ntabwo azongera kuvuga ikibazo afifitse, azavuga ati ubundi ko nakibwiye umuvanye nkabona umukobwa ariwe wakimenye, ubundi ndi kukimubwira ngo giherere gute, azaje akivugira hariya. Nawe niba ushaka guha murumuna wawe ikintu, wituma ariwe ukimuha, gihemuramo wabo. Arivuga ati ariko ubwo mwaje kudusura kandi nkaba ndi kubona amashuri agiye gutangira, umva rero jana aya mafaranga, ushobora kugura ibikoresho, ushobora kuzayifashisha, mugende muje ku ishuri. Bazahita bamwibonamo neza, kandi muzamenye ko imico yacu burya twikubana isano y'amaraso. Burya isano ufitanye n'uyu ni isano nshakana, isano ufitanye na mwene nyoko ni isano y'amaraso. Ubwo rero iyo tutabaye ngo tubicishe muri iriya nzira, uyakomeza kuba rubanda iwayo, nawe ukomeza kuba rubanda hehe. Ariko kugira ngo bisane ni wowe uzabisana. Niba baje no kukubwira n'ikibazo, cyemere, kubera muri bamwe nimugera iriya uzi ko muri bukiganiro, ukaka ko yatuzindutse atari akunze ati bafite n'ikibazo, none twazaje kubasura, niba ushaka no kumugurira n'ikintu gituma, kandi nimugenda yari ukijyana, nimugerayo mwabasuye mwishimye, mbese mwakoze byose, uzamubwira uti sogokuru, kuko ni sogokuru w'abana, niyo mpamvu duhindura amazina. Sogokuru, uzi ko twakuzaniye agakoti ko muri iki gihe hari imbeho, ariko n'agakoti twakuzaniye n'ak'isabato, maze ukajyana mu isabato, dore twagahisemo. Mbega umukazana mu rugo, nitwe twica amafaranga yaheze. Ariko ikindi gikurikiyeho icyo twavuze nk'amakimbirane, mama wowe nazana amategeko iwawe, mama wawe akazakubwira ibyo ugomba kwigumuraho iwawe, uzamenye ko rurasenyuka. Ariko ngo ko nturutse hariya haruguru ngo hari umushyitsi mwari mufite hano, ko nturutse hariya se nkumva hari amajwi arimo hano museka, ngo sinamaga kuri twari turi kumwe, namara kuja mu gikoni azi ngo agiye gushigisha igikoma.
uje uri guseka n'umugore ngo araje gusuzugura ubibona, cyangwa uje kumva arakwi. Icya kabiri, niba wanagiye iwawe, niba ari barumuna, niba ari bashiki bawe, niba ari basaza bawe, niba ari barumuna, wikwemera ko baterura ikiganiro kuri ubu, ahubwo bari kugiterura bati ni gute wagera iwanyu bashiki bawe bakakubwira ko umugore wari umunebwe wowe utarabibona. Wibyemera, witega amatwi ubabwira uti umuntu wanjye mube mugize mute, mumufashe hasi, ntabwo aricyo cyanzanye, kuko ubundi kontra mufitanye ni mwene, bariya ni amashami. None wikwemera ko batangira, kuko iyo bamaze kubikubwira burya icyagiye mu bwonko nicyo kibumunga. Iyo bamaze kukubwira ngo ni umunebwe, abagito iyo tugezeyo ntacyo aduha, watumye baterura ikiganiro kuri we, muri wowe utangiye noneho kuza uri kureba, bahagera ukareba mana hari icyo yabahaye, ahubwo bamukundisha. N'igihe barumuna bawe baje mu rugo, ababyeyi bawe baje mu rugo, wituma uriya abaruha. Niba hari n'icyo bakeneye bikinire kuri uyu, bamenye ko muri bamwe nibamara kubimenya nta n'ikindi bazongera kumuhisha, ariko nawe nagende yisanzure, niyisanzure kwa iwanyu. Nagerayo ahita amubwira wiza ngo ube umushyitsi kwa nyokobukwe. Umva ndi kubona iyi nzu uko byakose imvura iri ku kigo, vuza n'ibase koropine. Ugomba gukora, baravuze ngo nta mugore uba iki, zana ibase nsige gukoropeye iyi nzu rwose, ndi kubona urwondo rwaramaze kuzura. Urayikoropa, numara kuyikoropa ati none se nta byombo bihari ngo byoze, numara no kubyoza uravuga uti none se kaka bya biryo ntunatumeje no guteka, cyangwa uzi uri kumubwira uti umva kaka uyu munsi nkumbuye ibiryo watetse, iyo ngeze hano ibiryo byawe bijya biryoha. Uko biteka nimurangiza wiza n'ubusirimu, niba ari intoki zirishe, niba ari ibijumba bidahasa nanjye, ariko habiryo ntabwo mbiko. Iby'umunsi umwe birakwisha, ahubwo ibyo udakunda ni ibiki? Niba utabikunda rero tangira bya bindi ukunda, nawe burya ntabwo ari ukubyanga ni ukubibura, nawe uje ubisunikirayo rimwe na rimwe. Si ngombwa ko abanza kuza kubisaba, uje uzirikana mu gihe wagiye gusoroma urunyogwe, arakurutonora ushyire mu kigo, uhita ubwira umwana iruka kwa kaka, isano nshakano barayibagarira, bakayifungira, bakayitera umuti kugira ngo ireme. Naho iyo amaraso yirikora ntabwo wanyibamburaho ari amaraso, ariko inshakano baragira bati. Ariko amategeko yaturutse iwanyu nazi wawe urasenya. Noneho kwa tugambogambo n'umugore wawe iyo tugeze yatureba ikijisho, nanjye mabukwe yaza ngo baza kurebuzwa nyoko, siko atari yarebuzwa akarebuzwa nyoko. Ni kubera ko yasana tutigeze kuyubaka ngo tuyireme twese tube bamwe, ahubwo turacungana ukagira ngo ni iki, mbese ni umurinzi n'inyoni bari gucunganira ku oya. Niba wagiye gushaka emera aho wagiye gushaka, niba nawe washatseyo ntibakwakira, ariko ibyo byose bizaturwa kuri mwembi. Nugera iwanyu ugatangira kunegura umugabo wawe ngo uriya ngo nta kimuva, ngo mama ngo uri kureba ngo mbese ngo stress ni yose, uzaba wihimye. Nibaja kugaba bazamugabira umurimo wo ku rutare kandi ni wawe. None kuko icyo uhaye mama wawe cyangwa papa wawe ahita avuga ngo wampagikiye umwana nagendaho, nubwo se kandi nibaja kugaba uzaba ubihombeyemo, kuko icyo uri gupfa n'uyu mugabo kisohoka. Wija gutera mama wawe stress, ahubwo mureke, kuko nigikemuka ntabwo uzasubirayo. Noneho uzaje utuma turuka hariya ku irembo, bano ko babona kuriya ngo kandi ngo arayafite ngo ariko ngo ntacyo aho umukobwa wanjye. Uriyimye, ni wowe wiyimye, kuko nibaja kugaba bazamuha kukara kandi nakawe. None ngo bamuha heza kandi waramaze kujanayo ikiraporo. Icya kabiri, wije kwikoreza urugo rwawe ababyeyi bawe, bo bafite izabo. None se utekereza umuntu arinda gusaza urugo rukiri hano ku mutwe, none kubera igihugu ushaka ko yikorera urwe akikorera n'urwawe, kubera iki? Kandi ko Imana yabagize umwe, kandi ikibazo cyose si ngombwa kucyanika aho riva, kuko ikibazo cyose ugomba kugitindana ukagitekerezaho kugeza icyo uzakibonera igisubizo. Icya mbere ngiye kubabwira, hari dosiye ziza ukazishyira mu kabati nta gisubizo giteye.
kenshi. Ubwo niho kuvuga ko hari ikibazo mwasakiranyeho, waje kugikora ukabona umuriro uratse, ukongera ugapfundikira. Ubwa kabiri ukanga. Iyo dosiye uyishyira hariya nta gisubizo. Mbese iyo dosiye tuyituma ikoma. Iyo gikomeretse hari igisebe, hagati kagakomaho uratoneka. Amaraso akaba. Ariko iyo hamaze kuba inkovu, ubu bakubwira ngo nyereka aho inkovu yawe, atari ukuvuga ngo niyishe wajyanye, ushobora kutamenya aho iri. Icyo ni uko tugitunga. Noneho indunduro noneho. Icyiciro cyacu tugiye kuvuga ngo iga gutuza. Ngo mwituze no mu byiringiro niho tuzahabwa imbaraga. Kuko ibintu byose nubijagararamo uzivuna kandi nta gisubizo uzabona. Tuza. Ikibazo niba kibaye, iga kumva utinde kuvuga. Kuko ijambo uvuze mu burakari no mu ki, ushobora kurivuga mu minota 3, ikazakumaraho imyaka 3 utaryabonera. Bahora barigaruka, ko wambwiye se ngo nanjye ntago ndi umugabo nk'abandi. Ko wavuze kandi hari ikosa abagore bakunda gukora. Ahandi runaka uzi nyaniriyo. Niho kuvuga ko we atari. Murakoze, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Ndatekereza ni ikibazo ngize, ushobora kuba ngewe neza wenda mfite umudamu yagenda yitegereza wenda umubyeyi afite urugero ndatanga, agasanga hari icyo akeneye kandi dufite mu rugo agomba guhabwa kugira ngo kibashe kuba cyamufasha. Yaza yabimbwira njye nkamufungura wajye gushyira nshaka ibintu byanjye bivanga ngo bigiraho nkabyanga. Uvuze ko ibintu tugomba kumvikanaho tukabiganira kandi kuko nibyo. Njye nkibaza niba mufunganye umutwe nkanga ko ajya gufasha umubyeyi we cyangwa se wakanga ko ajya gufasha umubyeyi twafasha uwo mubyeyi, njye nabwo nuko ngo niba byanze turekera aho ngaho wa mubyeyi akomeze arenganira aho ngaho kandi twagombye kumufasha tukajya kuganira gakora. Ni umubyeyi wande muri mwembe. Ni ukuvuga ngo ashaka ko umubyeyi wanjye ashaka ko umubyeyi we. Urugero ndatanga. Urakoze cyane. Murakoze. Ukavuga uti ntabwo ari ngombwa. Nkavuga ngo ngiye ashobora kuba ari n'iwanyu yabibonye. Iyo tumaze gushaka twazashyireho imipaka. Niba ari mama twarashakanye, mama wanjye nabe mama wawe, nawe mama wawe tujye kizoro. Icya kabiri, niba nta sano ubona dufitanye n'umushyikirano ngo tunahura tuganire byimbitse, kuza kukubwira ngo hari ikibazo kihabaye n'ubwo kuko bizabikora. Icya kabiri, burya ikintu cyose kizasohoka mu rugo umugore natakigiramo uruhare zakora. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo umugore afite impano yo kwemeza. Nshobora kutaza ndi kuvuga ngo kiriya giti tugihe bariya mama dore abiri mu minuza. Hari imvugo ducamo kandi ukabitanga. None hari iyo mutangiye gufungana umutwe turiba. Nshobora kwiba ibintu mu rugo nkabijyana iwanyu kugira ngo ukunde nubake isano na mabukwe na data, cyangwa nkabijyana iwacu ubwo mbaye umuzima w'iwanyu. Ariko ngiye twavuze ngo igitonyanga gitobora. Burya induru niyo ndabanza nkagusobanurira nkabicisha na kure nkakubwira n'impamvu, ariko bikarangira mvuga ngo ariko mabukwe ntaragicaye kandi yumve mu ijwi rikuze. Ndabwira ngo dusoze kunoza tuvuga ngo ujye gukora ikintu cyose wavuze utuje, wagishakira ingingo n'ikintu ushaka kuvuga n'ikibazo uhuye nacyo ntuzahita ukivuga, ahubwo uzabanza ushakire ubugorora. Iyo wamaze kukigendamo buke buke ugera ku ntego. Ngo wamfungana umutwe si ngo ni kuri umugabo. Ikibi niko natungana nawe cyangwa dufatane mu mashati. Ku neza kandi tukazarangira kikuvuye. Urakoze cyane. Nawe umugabo wizana itegeko rya simusiga ry'abamedi n'abaperezi ku neza, kandi nitubikora ku neza twese tuzishe. Murakoze cyane. Reka dushime Imana cyane muri iki gitondo uburyo tugejejeho aya magambo meza. Imana ashaka icyubahiro.
avuze ibintu byinshi ariko hari icyo nabonye tugomba gutekerezaho cyane kimaze gusenya imiryango yacu hasi n'ituro ryacu, aho twafashe babyita ngo ni ibinyejana tugezemo. Mm. Ibinyejana ni- niyo unarebye ugakora ubushakashatsi hari ukuntu tujya tuvuga ngo abantu mu myaka iyi n'iyi n'abo mu myaka iyi n'iyi bateye ukuntu. Ya. Aho koko haje ikintu cyitwa uburinganire n'ubwuzuzanye, cyageze no mu itoro ryacu usanga dushaka gufata ibyo hirya. Hari umushiki wacu umukobwa we yigeze kubwira ikibwiza ngo nk'abandi yoretse, icyo kibwiza ntabwo cyahise aha ngaha. Aho uyu munsi tugomba kumenya ko twe turi ubwoko bw'Imana, tugendera mu byanditswe, sibyo? Tugendera mu byanditswe, ariko igihe cyose twajya bavuga ngo Kagame yaduhaye iki? Ijambo. Kagame yaduhaye ijambo ni Bibiliya. Icyo tugomba kumenya, tugomba kugendana n'icyo ubuyobozi burimo bukora, ariko tukirinda kurengera tutagiye mu byanditswe byera. Uyu munsi igihari urakoze kuko buri muntu mu nshingano ze. Nimba uri umugore uri iki? Umugore. Nimba ndi umugabo ndi iki? Ndi umugabo. Bivuze ko hari uko na n'uyu munsi ngo ndi umugabo ngiye gukora iby'umugabo, ariko oya, ariko buri munsi mu nshingano ze. Uko byagenda kose njya mbivuga, uko byagenda kose ntabwo uzaba umugabo. Nubwo warara mu isoko. Nanjye sineze kuzaba iki? Umugore. Twize icyiciro cy'umuryango, cya gitabo cyiza, ntabwo twibuka ko twigeze kwiga amagambo yatubwira ngo aho abagabo bavuga ngo ni ukugwanirikira, hari uko bavuze ndabyibagiwe. Icyubahiro cye uko byagenda kose arakirwanira, simwe kubyibuka, arakirwanira. Aho batubwiye ngo ni umurwayi wawe. Reka rero twige gutuza, sibyo? Buri mu nshingano ye ayikore neza, tutizaho ngo ni uburinganire ndavuze, oya, ahubwo turize imbere y'Imana dukora ibintu byose bigende neza, buri muntu mu nshingano ze bizarushaho kugenda neza. Murakoze. Arakoze cyane. Iyo atangiye kurwanira ishema rye niho wumva ko hari ikintu bamaze gutakaza. Icyo uri cyo ntabwo ukirwanira. Kandi cya kabiri, umugabo ni umugabo yabuhawe ntabwo babutoye hariya mu mudugudu, ariko nanone nawe yizana igitugu mu bake. Ubu umuyobozi w'akagari abazanye igitugu mu kuvura hari n'abantu bazasubiramo, ahubwo nawe nashyiraho amategeko abereye iki kugira ngo ataragaye. Umugabo rero nawe wize urakaye ngo umugore ntacyo mfasha, ngo minerivare ni njyewe, ngo ibikoresho ni njyewe, ngo inzu ni njyewe, ni wowe nyine. None bigende gute? Ikibazo gusa twapfiriyeho ni ukudahana amakuru. Niba njye kugura isambu ukayigura njyewe ntabizi, urambuye. N'abantu bafite amasambu batandikishijeho n'imiryango yabo. Uyu munsi ko ngo zanduruka buka zigataha bunyama. Uzi ko ushobora kubivunikira ukagira ute kubera kudatanga amakuru, ejo n'ejo bundi akuka akashiramo, ugasanga ibintu byose wari ufite iwawe basigaye ari abakiri, ndetse basigaye bari kuvuma n'igituro. Nubwo ntacyo waba uri kumva, ariko nabo ubujyanye ubuhemu. Niba ugiye gukora ikintu, menya ko uwo mufitanye kontara ari umwe, ntabwo ari inshuti yawe, ntabwo ari umubyeyi wawe, ni uriya mugomba kujyana mu rugendo rwanyu mukaruherekezanyamo. Kandi icyo Imana yashatse kugira ngo abantu babane ni ukugira ngo bafatanye muri uru rugendo, umwe abwira undi ngo komera, n'undi amufata akaboko, ariko no mu kwizera kugira ngo bazajyane mu ijuru. Urugero muzasanga umuryango wa Nowa, aho yarinze kurokora abana be n'abakazana be n'umugore we, ngo ese yari umuyobozi mwiza? None ni gute umugabo yavuga ngo uburenganzira bwanjye akica uburenganzira bw'umugore? Izina gusa ryamaze kugonga ubwenge bwa benshi. Noneho yarangiza ko ni uburenganzira bwanjye, amafaranga ni njye yakorera, nta mpamvu ukaje kugura isambu ya miliyoni 5 ngo ni kubera inshuti yawe ntizi umugore tuzaba ufite iminsi ingahe? Umunsi ufite n'uyu waramuka undi, ese waramuka ubayeho kubera iki batayirimanganya atari wayo?
ese waramukubaye kubera iki uwo mubana atabasha kwishimira ibyiza biri iwawe? ariko icyo cyo hari ibintu bibaho kandi ibyo abantu bakwitiranya n'agace kacu tugomba kuba maso nanjye kumva ntabwo bimbaho ko umugore atabizi rero nk'amasambu naguze kuyahinduza rwose buriya inaha tuzi ko ari ibisanzwe aho tugomba guhaguruka twavuga ngo ngo ugiye muri basi ugiye kugura akatodowa ahubwo ugomba guharanira kugura insinga ngo baze kukwesitarira. Niko tugomba no guhindura niyo myumvire ubu nta cyaro kibaho kuko itegeko rigonga mu mujyi rikagonga no mu cyaro. Kwijenjeka kuriya wenda nicyo tuvuzeho, ariko icya mbere ni iki? Umugabo urafunze, twese turebana nk'abandi, mbese ureba ukumva wapi ntabwo ijisho rishaka kurambuka kurebayo, kandi ubwo hari uwasohotse ngo aragiye, ariko duhora twahukana, ugahukanira mu mutima n'ijwi ridasohotse, ariko ukamureba amaso ukamureba ahubwo ukahita wumva washobora no kuganyira n'abandi ko mumubona kure, ariko ntabwo ari byiza burya kuba mu muryango mu guhora wishimye. Yego ntabwo tuzishima iteka ryose ngo kubera turi abakristo, kuko na satani arasa imyambi, ariko ntibarasa n'imyambi barakubwira ngo twambare ingabo zikingiye. Reka dusoreze kuri isomo riboneka muri Yohana, urwandiko rwanditswe na Yohana ni urwa gatatu, urwandiko rwa gatatu rwa Yohana nta gice rigira, ni gusa wenda reka turavuga ngo ni igice cya mbere ariko ntacyo, ariko ni urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, iyo hirya mbere y'ibyahishuwe. Wahageze? Ndasoma ku murongo wa 2, aravuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Burya tugubwa neza imitima yacu ituje. Iyo udatuje ushobora kuba ufite imyaka nka 33 bagatangira kukubarira 0, kubera umutima udatuje bihita binagaragara no ku ruhu no mu mikorere, ugahora utendeburitse. Burya niyo udatuje, niyo utaguwe neza, niyo utishimye mu mutima, ino rirakurya mu buriri. Umusonga kubitira aho utari wabandura nashize, ariko iyo uguwe neza wiremamo akanyabugabo. Iyo uhuye n'ikibazo byongera ukirema, kavuga uti ntacyo nubwo kibayeho kizashira. Tuzi ko muri isi harimo ibibazo, ariko Yesu yaduhaye ihumure kizashira. Ariko uzi kuba wasitaye ukirirwa mu buriri uryama, ino washobora no kurinenekare ukoza n'ibyombo. Bagore beza muri aho bagabo, umugabo we yarwaye rwose gripe, aratitira gato, wamuha n'ikintu sindi bushobora kugira, wagira uti iremareme. Iyo unaniwe kwiremarema urapfa. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu.